twagiye kabisa wari utubwiye ko ufite breaking news muri Rayon Sport. Karenza amaze kuyivuga asa n'uyispoiling ibyo bita spoiler. Ndayangije abivuza yangiza rwose nk'ari ikintu kiri imihanda gisanzwe, ariko twebwe ariko reka yangiza iyi ni inkuru, reka yangirize perezida wa Rayon Sport bari gutanga ama iyi ni inkuru ariko si operation iraza kuvuga tujya mu mizi. Equipe ya Rayon Sport yatandukanye n'umutoza, ariko yatandukanye nta agreement ibayeho. Ntabwo umutoza bicaranye ngo basese amasezerano, ntabwo umutoza yabitabye nkuko byari byitezwe ngo bamenyeshe ko bamwirukanye. Yitabye ariko nta makuru wamenye. Ntabwo bigeze amuha ibaruwa yo kumwirukana. Oya ntayo bamuhaye. Ngewe nagerageje kuvugisha Tadeo mu buryo bwari bunguye cyane nimugoroba kuko amaze iminsi andakariye. Twavuganye rwose avuga ko ngo hari ibintu namuvuzeho byamubabaje cyane bimukomeretsa umutima. mwiyunze ariko ntabwo bisaba kwiyunga kuko ntabwo ari inshuti yanjye, ni perezida w'ikipe. Ni akazi kaba kagonganye n'akandi ko dukora akazi kari ajasa byoroshye kugongana nyine. Ariko icyo yanshinjaga ngo yumvishe mvuga ko ngo nta kipe badafite ngo ubushobozi bwo kuyobora ngo n'ikipe ngo y'umudugudu. Ntabwo nanjye nibukaga ko nabivuze. Ntavuze umudugudu ariko wavuze mu cyiciro cya mbere. Oya ni cya gatatu. Yambwiye ngo wihandagaze ngo uvuge ngo ntuke ngo nta bushobozi mfite bwo kuyobora n'ikipe ngo y'akagari. Nabwiye rero perezida, niba naravuze ko utayobora ikipe y'akagari, nshobora kuba naragize amarangamutima cyangwa se naragize kamere bitewe n'imiriro y'ingamba z'ubwirinzi. Ariko ikipe y'akagari wayiyobora niko namubwiye, nari kumwe n'abantu rwose babyumva. Nabwo ikipe y'akagari wayiyobora. Ngo icyo navuze mwabonanye rero si par telefone. Hari telefone namuhamagaye. Namuhamagaye ndamubwira ntari icyo ntekereza mpagazeho kandi navuze ndi konsi nuko utaberewe no kuyobora ikipe ya Rayon Sport. Nta bushobozi mbona ufite bwo kuyobora ikipe ya Rayon Sport. Numva se ahubwo ibyo wakoze ari byo bibi. Yahise ambwira ibintu nka bine ngo ntabwo mbere no kuyobora Rayon Sport se kubera ko ntameze gutya, kubera ko bitameze gutya, kubera ibintu byinshi ntavugira kuri dashatse kuvuga. Ashatse kuvuga. Ndamubwira ngo oya, mbona udakwiriye no kuyobora Rayon Sport kubera impamvu ebyiri. Ubwo bari kumva ikiganiro cya mbere cya siporo mu Rwanda ni ikiganiro cya Lorenzo na perezida wa Rayon Sport cyabaye mu ijoro ryashize. Ndamubwira ngo kubera impamvu ebyiri. Ya mbere nuko ukuru kumvugisha ufite kamere undakariye. Sibyo? Kandi ndi umunyamakuru ngo hamagaye muri capacity y'umunyamakuru na perezida w'ikipe, ariko kamere ubu turi kuvugana yakurenze. Avugaga nyine wumva ufite kamere kabije. Ndamubwira ngo iyo kamere niyo ujyana kuri radio ibi turi kuvugana kuri telefone nibyo uvugira kuri radio muri kamere ingana gutyo. Perezida w'ikipe iyo akeneye kuvuga ibintu kugira ngo adatwarwa na kamere akoresha ubuvugizi bw'ikipe cyangwa se ubunyamabanga bw'ikipe. Icyo ni ikintu cya mbere gituma udashoboye kuyobora Rayon Sport, iyobora na kamere n'amarangamutima. Icya kabiri nabwira ngo ntabwo ugira flexibility. Flexibility ni ukoroha no koroherana, korohereza abo mukorana gukora akazi kabo. Biragoye ko wakorana n'abantu muri equipe ya Rayon Sport. Arambwira ngo yariko ngo mfite company ngo nyoboramo abantu barenga 300 mbahemba kandi mbayoboye neza. Ndavuga ngo abo bantu uyoboye bakora akazi babazwa ukabahemba, ariko ntabwo weekend imwe
baba barira kuko batsinzwe indi weekend bishima ko batsinze biratandukanye. ni abakozi bawe n'abakozi bawe ntibinoroshye kukwereka icyo bagutekerezaho. ntabwo ari ngombwa, ntabwo bakeneye ibyishimo muri kampani, bakeneye amafaranga. nabwira ngo biratandukanye. uzanyemo ibya kampani wasanga ahubwo n'ikipe yayindi y'akagari bitahura nabyo, kuko kampani y'abantu ukoresha uhemba wenda bacuruza ibintu runaka ntabwo bihura. tuganira rwose nk'abantu bakuru, ndabwira nti rero icyo cyo rwose cyari igitekerezo, kuba ntekereza ko Rayon Sport udakwiriye kuba ari wowe wiyobora mu bandi bantu bashoboka. rwose ni igitekerezo na opinion, arabyubaha. ndamaze ntese umutoza byarangiye gute? ati byarangiye twatandukanye, ati namurekuye yagiye. ese wamaze gusinyisha undi umusimbura? arambwira ngo nicyo gikurikira. nicyo gikurikira. ubwo ibyo gusomerana mwarimu birangije, noneho mugiye mu makuru. byari birangiye tugiye mu makuru. ariko hari ikintu nashimye, uburyo yambwiraga nabi mu burakari bwinshi, asa n'umeneraho nyine undimiraho ibitaka, mbese abantu bose batamwemera. yabinswagaho nk'aho ari njye, kuko ahari mu bantu bose batamwemera amenya ari njye nyine wamuhamagara cyangwa se wamuhamagaye, abandi ntibajya bamuhamagara. rero nashimishijwe nuko muri ubwo burakari bwose n'iyo kamere nibura yitaba telefone akavugana kamera, ariko arayitaba. hari ababoroka, hari ababoroka bakaboroka nk'abantu bose atekereza ko batamwemera akababoroka. ariko nk'icyo nagishimye, ntegereza ko natumye aruhura umutima, kuko ibintu byose yambwiye yari akeneye kugira uwo abibwira pe. yarakeneye Karenzi, yarakeneye yambwiye asa n'ubwira Karenzi, ambwira asa n'ubwira Rikara, ambwira asa n'ubwira Kazungu. ufite bituvuga ngo ingamba z'ubwirinzi ngo amenagura abantu. we ni victime, ni umuntu w'inyangamugayo abantu ngo birirwa bamena. nuvuga ngo abantu we polisi afite ngo abantu birirwa bamutuka ku maradiyo, ngo ni inyangamugayo byamye, abantu birirwa batuka bamenasa. nta muntu ajya avuga. ibaze ko ari radiyo ivuga ibyo adashaka kumva. izindi zose arazifite. radiyo zose ziri mu Rwanda imwe ari iyi, niyo yamunaniye, niyo yonyine imubwira ibintu adakunda kumva. izindi n'ejo bundi barabivuze, ariko araho nabyumvise, wagira ngo waracyumvise icyo kiganiro. hari akantu bakase ndakumva, ingeri kiriya radiyo irimo abantu bane bonyine, ngandi ba radiyo yose ngo muzayumve, ndaza kubahereza vubaye. ni ukuvuga ngo ngo yose muzayumve, ngo muzayumve, ngo nyine ntabwo ari bane, bavugaga igitebo nyine. ndabyumva. ngo bane, ayandi baba barenze bane, abandi bose bari mu kuri. ari kujyana Rayon Sport mu nzira zo mu matsinda mwaka utaha. urumva Perezida Tade niba ngo wowe uko yifata, uko yumva situation imeze, yararenganyije. ni umuntu w'imfura w'inyangamugayo, uyoboye ibintu neza, utagira amatiku. imfura ni amata agenda mu nzira, hakaba radiyo imwe ngo yirirwe imutuka. we nta kintu akora kibi, yiyoborera Rayon Sport mu mahoro, akabana n'abantu bose neza. urumva abantu bakamutuka, ariko navuze nta nkumi yigaya pe. yes